biriya bintu umukobwa wacu twamushingiye tumwizeye, ariko umugabo sinzi niba hari ibintu bamutegeje simbizi nanjye, ntabwo rwose ibyo bavuga ntabwo ari byo. Bivuze ngo umugabo ubwo yananiwe gutera akabari. Umugabo sinzi ibyo yararimo. Niyo yaba atamushaka yari kureka bakaryamana, ariko nta musuzugure. Wowe kuba uriya mukobwa atararyamanye n'uriya mugabo wiwe kandi bashakanye bana banyu bukwe bwabaye, ubifata nk'agasuzuguro? Biteye agahinda. Genda bakajyayo akajya kureba uwo mugabo, akagera ubwo aza gusaba no gukwa umukobwa akamubona, akagera ubwo bajya gutera igikumwe umukobwa akabibona, akagera ubwo abwira iwabo bakajya kugura ibirongoranwa. Urumva ahubwo umukobwa ashaka kuba afite ikibazo. Mwiriho neza mwe mwese mukomeje gukurikirana Buganza TV, nakagaruka uyu munsi tugiye kubagezaho amakuru yiriwe acaracara hirya no hino, yaba mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ndetse no mu biyaga bigari. Uyu munsi rero tugiye kubana na benshi, tugiye kubabwira byinshi bigiye bitandukanye. Nje muri kumwe ni P1, ku banga bw'ibyuma muri kumwe na Piso. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku nkuru igiye icacara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, nk'uko iyi nkuru twayibonye isakara mu gihugu hose tuyikesha abo twakita Umuyange TV. Ni inkuru rero yari yagiraga iti hari umukobwa yakoresheje ubukwe n'umugabo, ariko uwo mugabo bamunenga ko yari umugabo ushaje. Rero baragenda bajya mu mihango yose, imisango irakorwa ndetse gusaba no gukwa birakorwa, bagiye mu murenge. Ibyo bimaze kuba umwana bajya kumushyingira nk'uko amategeko abiteganya ndetse nk'uko Imana ibiteganya, ndetse bajya no kubikora nk'uko imihango yose ibiteganya y'ubukwe yose irarangira. Imaze kurangira, icyabayeho nuko bajyanye umukobwa bajya gutwikurura aho azaba. Bamaje rero gutwikurura niko gusiga umwana wabo, asiga bamusigiye n'umutinyisha. Babayo umunsi wa mbere ngo umugabo ashake kujya gukora ibyo amabanga y'abashakanye bakora. Umukobwa ati wapi, ati njyewe naje niyambariye amakabutura arenze 5 kugira ngo umugabo atazigera agira icyo ageraho mu ngingo y'abashakanye. Rero ngo baje kumara igihe kingana n'iminsi 5, umukobwa yaramwimye neza ndetse yaranze gutanga ibyamuzanye, arangije ahita yigendera. Mu kwigendera rero umugabo yaravuze ati nge nkeneye kurenganurwa, ese ni gute natanga inkwano nkatanga ibi byose, ngewe nkeneye yuko iwabo n'umukobwa bandiha, nkeneye ubuvugizi, nkeneye byinshi bigiye bitandukanye byo kundenganura kugira ngo mbashe kuba narenganurwa binyuze mu mucyo, kuko umudamu wanjye ntawe mfite, umudamu wanjye ntago twigeze twubaka urugo nk'uko twarushinze, ahubwo yarifashe aranta, nta kintu na kimwe twigeze tugeraho, kandi narasabye ndakwa ndetse ndanasezerana. Ibyo rero bikaba byagiye bigarukaho ku mbuga nkoranyambaga, bibaza ati uyu mwana w'umukobwa ese bimeze bite, ese uyu umugabo we bimeze bite, dore yuko ngo hari uburyo kiba ari kumushinjamo ko yari ashaje. Umukobwa yagezeyo agasanga ngo arashaje, ndetse umukobwa nawe ngo yagezeyo yaramusezanyije ko yagasanzeyo hariyo kadasitari, ahubwo agezeyo asanga nta kintu na kimwe ngo afite, ni inzu isanzwe. Twohereje rero umunyamakuru wacu ngo anyarukire mu karere ka Rwamagana, hariya mu murenge wa Munyiginya, aho iwabo n'umukobwa batuye. Mu kugerayo rero hari byinshi yagiye afata, hari ibiganiro yagiye agirana, dore yuko ngo yagezeyo, maze kugerayo se w'umukobwa akitsimba akanga gutanga amakuru, ndetse ngo n'umuntu bita marene w'umukobwa nawe akagira iki, marene nawe akagira akitsimba akanga gutanga amakuru. Ariko abaturage ati twebwe turahari, umugabo ararengana, niwabo n'umukobwa nabo bararengana kuko barashyingiwe, ahubwo ikibazo gifite iki, gifite umukobwa.
reka rero twumve uko byagenze muri rusange ku murongo wacu wa Buganza TV, aho twohereje umunyamakuru wacu kuri Buganza TV kuri tere yagezeyo, bamwita Bob Juno. Reka nawe agire icyo tugezaho kugira ngo tubashe kuba twareba byinshi bitandukanye kuri ino nkuru. Ngendi piwanyu, ikaze mu kiganiro Bob Juno. Buganza TV ikaba yamaze kwerekera ni mu karere ka Rwamagana, ni mu murenge wa Munyiginya, ni mu kagari ka Nkomangwa, mu mudugudu w'Abakanyi. Aka kanya rero tukaba tugiye gukora ikiganiro, tugiye kugirana ikiganiro n'umwe mu batashye ubukwe bwa wa mukobwa wanze gutera akabariro n'umugabo we. Uyu mukobwa rero turi kuvuga si ubundi, ni umukobwa ukomoka muri uyu mudugudu n'ubundi w'Abakanyi muri kano kagari, ariko tukaba turi kumwe n'umwe mu bantu batashye ubwo bukwe. Miriwe Mwiriwe neza. Amakuru yanyu? Turaho turashima. Muri kuri mikoro ndetse no kuri ku mashusho ya Buganza TV. Yego. Twagiraga ngo tubabaze ubukwe mwatashye, se mwaba koko mwari muri ubwo bukwe? Ubukwe twarabutashye, tumaze kubutaha baratwakira neza, turarya turanywa, turangije umukobwa turagera turamutwikurura, tumusigira umugabo we, turataha. Icyatubabaje ni inkuru yaje kumvikana nyuma ko umukobwa yaba yaranze kuryama n'umugabo we, hanyuma ngo ubuyobozi ngo niba bwaraje bukaba batandukanye, kugeza n'aho amasomo umukobwa ntabwo twe twamubona. Ntabwo twarashingiye, tukoresha umunsi mukuru turishima, gusa iyo nkuru niyo yaduciye umugongo, niyo yatubabaje. Ese wowe nk'umuntu mukuru wari uri muri buriya bukwe, wowe ukaba warabibonye neza, mwaratwikuruye koko? Twaratwikuruye. Mwatwikuruye ku bijyanye n'imico n'imigenzo ya Kinyarwanda? Ya Kinyarwanda, kugira ngo umukobwa abyuke akora imirimo ye. None ko bivugwa ko uyu mwana w'umukobwa yamaze igihe iminsi isaga 7 yose ari kumwe n'umugabo, ariko bakaba batarigeze bakora igikorwa cy'umugore n'umugabo? Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose umukobwa yahemukiye umugabo. Niyo yaba atamushaka yari kureka bakaryamana, ariko ntamusuzugure. Wowe kuba uriya mukobwa atararyamanye n'uriya mugabo wiwe kandi bashakanye bana banyu ubukwe bwabaye, ubifata nk'agasuzuguro? Biteye agahinda. None se wowe nk'umuntu mukuru wari uri muri ubwo bukwe nanone, ese uyu mugabo amaze kumva ko atakiryamanye n'umugore wiwe, mwaba muzi aho uwo mwana yaba aherereye, umukobwa wanyu? Ntabwo tuzi aho aherereye, kugeza n'aya masa ntabwo yagaragara mu mudugudu w'iwabo no kwa se, ntibazi aho aherereye. Ntabwo si ibyo ngibyo mbega bibatera impungenge no kumenya aho umwana wanyu yaba aherereye? Gusa icyo ntabashije kumenya nuko ise atarambwira ko avugana n'umukobwa we, ariko arabizi ko umukobwa atakiri kumwe n'umugabo aho yamushingiye. Ni ukuvuga ngo ntakiri umusaza, uwo mugabo we ntakiri umukwe w'uwo musaza. Bisa nkaho byarangiye ko uwo mugabo nawe nagomba nawe kurenganurwa. None se ko biri kuvugwa ko umuryango w'uriya mugabo uri gusaba amafaranga yakoze mu bukwe asaga miliyoni zigera muri 6, murabona mwebwe nk'abantu mwari muri abo bukwe kandi mwari muri no muri uyu muryango, murabona muzasubiza ari amafaranga n'inkwano muzazisubiza? Mbese ko twaguze ibirongoranwa kandi umukobwa akagenda agasasa, kandi akaba yarangije gutera n'igikumwe. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose twe twarashingiye, ariko nubwo twashingiye ntabwo twe kujya kubwira umukobwa ngo nakore ibi n'ibi, kuko n'ubundi bajya gukundana, barakundanye bamara igihe kinini, baraza barasaba, barerekanwa. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose hagati y'imiryango y'umuhungu n'umuryango we w'umukobwa bagomba kwicara bakabyumvikanaho. Kuki wenda uriya mwana w'umukobwa niba avuga ko byaba byaratewe n'uko impamvu ngo ataryamanye n'uwo mugabo ngo ibyo yamusezeranije, kuki atasashe cyangwa akareka gusasa akabwira ababyeyi ati dutahe ntago nkibanye n'uyu mugabo, ko byari gushoboka? Ibyo umukobwa agombaga kubyihanganira, nibura wenda akamara icyumweru, hanyuma yarangiza wenda agashaka impamvu runaka. Ariko kuba yarahise yerekana impamvu z'ako kanya akiruka umugabo ko batakiri kumwe, nabyo ni ikosa, ntabwo ari byiza, ntabwo ari umuco wa Kinyarwanda, nta nubwo ari umuco w'Abanyarwanda. Niye nama none wagira Abanyarwanda bakiri batoya mu basore n'inkumi? Inama nabagira, bajye bakora ibintu babishaka, atarimo agahato, nta politiki zo ku mpande zo kumva ngo runaka ngo yambwiye ngo ibi n'ibi, ngo uriya ngo ni umusaza ngo ntimukwiranye. Kandi niba wemeye ugatetana n'umuntu mugashimana, mukoma no gusoza ibyanyu neza ku mahoro. Uvuze ikintu kijyanye n'abasaza, ese uyu mwana w'umukobwa tumukunde yaba ataragiye gushakana n'uriya mugabo ukuze uriya musaza atari impamvu y'uko yari akurikiye ibintu? Uko ngiye mbibona uriya mwana nawe arakuze, kandi n'ubundi ye yarabyayeho.
rero umugabo niwe wamuruta ubukuru kandi akaba yaramwemeye yamwemereye mu idini basezerana mu idini aremera bajya no mu murenge ubwo se aka kanya nibwo amugaye. Eho kiriya kibazo cy'uriya mwana umukobwa wanyu koko ndamita umukobwa wanyu ndabizi neza ko mwamureze ni umwana wabakuriye mu biganza mbega murabibona mute kubona umwana ungana kuriya yajya gushaka nyuma yo gushaka mukajya kumva inkuru y'incamugongo yuko umwana utamaze kabiri nta n'ibyumweru bibiri yaramaze mu rugo ndetse n'umunsi wa mbere yageze muri urwo rugo akaba atarigeze akora inshingano zamujyanye mu rugo mbega murabyumva mute? murakoze cyane amazina nitwa Mukakimenyi Claudine nkaba ntuye nyine muri uyu mudugudu wa Bakannyi. Hanyuma ku kibazo kijyanye n'ubu bukwe bwa Tumukunda Alice n'uriya mugabo urana rwose ari ibintu bibabaje cyane. Twebwe tukimara kubyumva twaravuze tuti se niba umukobwa avuga ngo umugabo arashaje kumuranga yamuranze bakagenda bakajyayo akajya kureba uwo mugabo akagera ubwo aza gusaba no gukwa umukobwa akamubona akagera ubwo bajya gutera igikumwe umukobwa akabibona akagera ubwo abwira iwabo bakajya kugura ibirongoranwa akagera ubwo ajya no gusasa aho hantu tukibaza tutese kwavuga ngo iyo nzu ngo bamubeshye ngo ntago ariyo aho yashakiye siho yagiye gusasa. Ibyo tukabyibaza tukavuga tuti ahubwo umukobwa afite ikibazo ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa afite n'ubundi burwayi kuko inshingano z'ababyeyi barazikemuye. Na papa we yagiye kugura ibirongoranwa umukobwa akamubwira ati gura iki. Ngewe ndumva ku bwanjye ku ruhande rwanjye ndumva iwabo w'umuhungu n'iwabo w'umukobwa bakagombye kwicara bakaganira kuri iki kintu bakareba icyo gukora n'uwo mukobwa akagaragara mu muryango bakabona icyo gukora n'ubundi n'uwo mukobwa ahari ngewe uwo muhungu akarenganurwa n'umukobwa nawe akavuga impamvu yabimuteye ngewe nicyo cyifuzo nari mfite. Akabona uwo yakoye birababaje niba umuntu atanze ibye akavuga ati ngewe nenge icyo nshaka ndi bukibone nijoro bikanga icyumweru kigashira ikindi kikaza ubwo zumva atarimo akarengane. Nimurenganura uwo mugabo niwabo w'umukobwa babona umukobwa bamubaza impamvu yabimuteye. Biriya bintu umukobwa wacu twamushingiye tumwizeye ariko umugabo sinzi niba hari ibintu bamutegeje simbizi nanjye ntabwo rwose ibyo bavuga ntabwo ari byo. Bivuze ngo umugabo ubwo yananiwe gutera akabari. Umugabo sinzi ibyo yararimo. Twe twamaze kumara kacu imwe ibyaye mu mpeshyi baravuga bati hasigayeho umushumba. Twe twakoze ibyacu nk'ababyeyi ibindi n'iby'umugabo nitubizi. Yego twaramutanze urakoze cyane ariko ubu tuvugana akaba yaragarutse ntabwo turamubona ahubwo turababaza umwana wacu twabahaye aho yagiye twajyanye umugeni ntitubona aho ari ntitugira gute ni ikibazo dufite nk'ababyeyi babyaye kurera umwana ukageza aho umushingira ariko ntumubone ni ikibazo. Reka hari ikirego mwaba mwaratanze ko mwabuze umwana? Ibirego turimo turashaka kubitanga mu nkiko kuko inkiko z'u Rwanda zirahari dufite u Rwanda ruturengera dufite igihugu cyiza kuko ubwo bukwe sinabutashye ariko basaba bajya bafata irembo twari duhari ubukwe burarangiza umukobwa yagiye gusasa yajyanwe ibirongoranwa byajyanwe n'imodoka ya mushumba yari yuzuye agenda nta mpungenge ajya gusasa. Ibyo rero tuvuga ngo umukobwa ngo umuhungu yabeshe umukobwa inzu cyangwa arashaje ntabwo umuhungu yafashe umukobwa ku ngufu. Ikindi iyo ujya kwemera ko umuhungu azafata irembo ukemera ko asaba ukemera ibintu byose ugasohoka mu nzu wumva ko ugiye gushaka ntabwo uwo mugabo aribwo yari amubonye ahubwo turavuga ngo uwo mukobwa sahizi nashakishwa aboneke atubwire impamvu yakoze ibyo bintu twongeye kuvuga ngo turarenganura n'ababyeyi kuko ababyeyi bo ibisabwa barabikoze mu nshingano zabo barabikora bashingiye umukobwa wabo umukwe bumva ko bamuhaye umukobwa sahizi nabo baravuga ati uwo mukobwa ari hehe
nimba atari ku mugabo akaba atariyo ni hano akaba adahari uwo mukobwa ari hehe ahubwo twebwe turabasaba ngo mudukorere ubuvugizi uwo mukobwa agaragare aba ari we tubaza impamvu yabiteye. none se ku kijyanye n'uko uyu mwana w'umukobwa yaba yaragiye gusasa ntabwo byari kuba se ngombwa ko yaza ko batishimiye umugabo akahita yigarukira akabwira ababyeyi ati runo rugo ndarwanze kubera ko ibyo uyu mugabo yansezeranije ndabona atari byo? Twebwe twarabikurikiranye twumvamo ibintu ngo by'abaranga ngo ibiki byose ariko ubikurikiranye wasanga aho ngaho barimo barengana. Yego pe umuranga ashaka kumpuza n'umusore cyangwa se n'umukobwa umusore akanyishimira cyangwa se nanjye mukobwa nkaba nakwishimira umusore hagati y'aho ngaho mbyanze nta muntu wanshama agahato kuko uwo mukobwa yaza kuba atarabyemeye ntago inzoga z'ifatarembo zari buze ngo zinjire muri urwo rugo asohoka ubukwe nka buriya bube tubutahe ari kumwe n'umugabo asohoka mu nzu iwabo ataramwishimiye ngo itariki zigere batanga invitasiyo zarandikishwe ataramenya umuhungu uwo ari we. Urumva ahubwo umukobwa ashobora kuba afite ikibazo. Nayo nguko rero umuco waracitse ibi byose bigiye kujya bitera abasore kugira amakenga yo kuba bashaka bagiye kujya bagira amakenga y'ibyo bashobora kuba bakora kugira ngo biyubakire urugo rwabo dore ko byinshi bigiye bitandukanye ari ibintu bigoranye muri ino si abantu basigaye bashakana bafite imibare basigaye bashakana hari byinshi bagamije bagendereye ariko ngira ngo mwiyumviye ukuntu abaturage bagiye babivuga bamwe baravuga ati rwose uyu uriya mugabo arenganurwe yashoye amafaranga menshi mu bukwe nagire arenganurwe. Abandi rero nabo bagiye bavuga bati byagenze gutya ariko ndagira ngo mbabwire ngo ni ibintu bikomeye gusa ubutabera nibwo buzi byose. Urumva yarashyingiranwe yateye igikumwe kugira ngo abane n'umugore we ntabwo byakunze niyo mpamvu dushaka kubagezaho n'andi makuru n'indi shene igiye ikurikiye kugira ngo mbashe kuba mwamenya byinshi bigiye bitandukanye. Ngende ipi wanyu ciao Extra Vista amahoro y'Imana abane namwe.